Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane bene data. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Nejejwe cyane nuko Imana yandinze kandi namwe ikabarinda kandi ikarindira umwuka wayo muri twebwe. Imana nishimwe kandi ihimbazwe. Rero nje imbere yanyu nzanye ubutumwa nahawe Imana yampaye bw'abashumba n'abagira aho bahurira hose n'ijambo ry'Imana n'umuhamagaro w'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka tubanze dusenge Imana. Mana nziza, Mana y'amahoro, Mana y'urukundo, Imana itwitaho ikatugirira neza. Aya masaha ndagushimiye cyane ko wera kandi ukiranukira kutweza no kutugirira neza. Izina ryawe nirishimwe. Wabanye natwe uyu munsi mwami, uraturinda tugejeje uyu munsi turi bazima. Ibyo turabigushimiye cyane. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Rero turi mu murimo wawe, tugiye kuvuga ijambo ryawe. Ntabari twahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Nyemerera umwuka wera yururuke abane nanjye kugira ngo ijambo ryawe ritambuke nk'uko warimpaye, kandi uriherekeze kugira ngo mwami wanjye Imana abazaryumva rizabakure aho bari rigira aho ribashyitsa mu byo uri kubifuza. Urakoze cyane ko wumvise gusenga kwacu kandi kugiye kubana natwe muri ubu butumwa. Mu izina rya Yesu Kristo niyo mbyambaje nizeye, amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero ubutumwa Imana yampaye ni ubutumwa buboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ni ibice 5 n'umurongo wa 20. Haranditse ngo nimutagira gukiranuka kuruta uko abafarisayo n'abanditsi, ntabwo muzagera mu bwami bw'Imana. Abatambyi, nimutagira gukiranuka kuruta uko abafarisayo n'abanditsi, ntabwo muzagera mu bwami bw'Imana. Imana itugirire neza cyane. Imana iratuma ku batambyi. Uyu munsi abatambyi bariyizi. Umuntu wese w'umutambyi yariyizi. Icyo gihe yabwiraga abatambyi bari barashyizweho mu gihe cya Mose. Abanditsi nibo bandikaga ijambo ry'Imana kugira ngo bagwize ibitabo by'ijambo ry'Imana, ababikeneye babibone. Kandi ni ukuvuga ngo bagendaga basimburana kugira ngo ibitabo bihore ari bishya umunsi ku wundi. Imana itugirire neza. Abo rero bari bashinzwe umurimo ukomeye, kuko icyo gihe muzi ko nta mpapuro zari zihari, bandikaga mu buryo bwo kwandika ku mpu. Wari umurimo ukomeye rero kandi ugoranye. Abo ngabo ni nabo bagombaga kumenya neza ibyanditswe n'ibihe n'ibiki, harimo iki muri iki gitabo, bisobanuye iki, kuko ntiwakwandika ibintu utazi gusobanura. Bari abantu babaga barize b'abahanga. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Igihe abatambyi bo ni abantu bavaga mu muryango wa Aroni. Kuba uvuka mu muryango wa Aroni uri umugabo, ibyo byaguhitaga bikugira iki? Umutambyi. Imana yacu itugirire neza cyane. Hanyuma abafarisayo cyari igice cyabaga mu itorero. Habagamo ibice byinshi, ariko icyo gice cyabaga mu itorero, hanyuma kikabanamo n'abandi bitaga abasadukayo. Ibyo bice byahize abavugaga ubutumwa, byahize Yesu mu buryo bw'intangarugero, ndetse byahize n'abizera nyuma Yesu amaze gusubira mu ijuru mu buryo bw'intangarugero. Yesu rero yarebaga mu mitima y'abo bantu, kuko yajyaga mu rusengero akareba ibyo bakora, akareba ibyo bigisha, akareba ibyo bakora hanze y'urusengero, akareba ibyo bakora hanze yo kwandika,
akareba ibyo bakora hanze yo kuvuga ko ari abafarisayo, yarangiza agasanga mu mutima wabo ni zero. Tekereza aho Yesu yageze mu rusengero bakajya bamuha igitabo ngo asome yigishe, akigisha bakumva ibyo yigisha nibyo, bakabaza ngo ariko uyu muntu ni mwene nde, yabyigiye he ibi ngibi yigisha? Ariko ntibasobanukirwe n'ijambo ry'Imana uko ryanditse, ngo basobanukirwe ngo mbese Yesu yagombaga kuvuka mu kihe gihe, ni igihe kihe agomba kuvukamo, azavukana ibihe bimenyetso. Ibyo byose bari babifite. Igitabo cya Yesaya bari bagifite. Icyo Yesu yabasomeye akababwira ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, ngo yantumye ngo kuvuga ubutumwa bwiza, kubwira abantu iby'umwaka Imana igiriyemo imbabazi. Burya hari umwaka w'imbabazi. Imana itugirire neza. N'ibindi byari biri muri icyo gitabo. Arangije aravuga ngo uyu munsi ibyanditswe bibasohoreye mu matwi yanyu. Hanyuma batangira kumuhiga ngo bamwice. Aravuga ati uvuga ibyo nkandi, uravuga se ko ari wowe Yesu? Kandi ari abatambyi ntibavuga batari uyu muntu avuze iki? Iki kintu nicyo, reka tugenzure ibyanditswe tubihuze n'ibyo ari gukora, turebe yuko ibyo avuze ari byo. Ngo bakore ubushakashatsi babaze n'Imana, kuko hari uburyo bahuraga n'Imana. Babaze n'Imana bavuga bati Mana ko uyu muntu yaje mu rusengero hanyuma akavuga aya magambo, ese koko niwe mwana wawe twari dutegereje? Ahubwo abatambyi buzuye ishyari, buzura urwango, baramwanga, bareba ibimenyetso n'ibitangaza ari gukora, baramwanga, baravuga bati ahubwo reka tumwice atadukuraho abantu. Imana itugirire neza. Yesu rero uyu munsi iryo jambo ritugaruyemo. Yemwe bashumba, si ubwa mbere mutumwaho. Mwabwiwe ubutumwa, abahanuzi bato barababwiye, abahanuzi bakuru barababwiye, yewe ibiri uyu munsi mwarabibwiwe neza, murabizi, zasohoye mubizi neza ko byavuzwe. Uyu munsi byakagombye kuba isomo ryo kwiyinira, tukisubiramo, tukajagajaga imitima, tugashakashaka icyo umwami Imana ashaka, tugashakashaka icyo Yesu ashaka muri iyi minsi. Kubera iki byagenze gutya? Ese ubutumwa bwaratubwiraga ko dukora iki? Ubutumwa bwavugaga ko abashumba n'abavuga ijambo ry'Imana bakoze icyo nakwita sakirirego, kuko bimuye Imana mu buzima bwabo, bimura Imana mu bantu b'Imana, batangira kwigisha bo ibijyanye n'irari ryabo, batangira kwigisha ibihura n'ibyo bishakiye, batangira kugendera mu cyubahiro, batangira kugenda mu kwikakaza, batangira kugendera mu gukora ibyaha, ndetse ntibatinya no gukorera ibyaha mu nsengero. Imana yacu itugirire neza. Ntibatinya no gukorera ibyaha kubo bayoboye. Imana itugirire neza. Ntibatinya no kubigisha gukora ibyaha, kubera ko iyo umupasiteri ahagurutse agasambanya umukristo ayoboye, umukristo yaje arushye avuga ati mu rusengero niho numva naruhukira, akavuga ngo natuye ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Hanyuma ukagenda umwiyegereza gake 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 gake, buhoro buhoro, kugeza igihe abantu bazagera ku gikorwa cy'ubusambanyi umushumba n'umukristo ashunze. Ibyo bintu murabyumva? None se murabihakana ko bidahari? Imana itugirire neza. Imana yarababaye kugeza aho yumva yatujugunya, kandi koko yarabikoze, iratujugunya
insengero zirafungwa. Niyo yabikoze, yabatumyeho bitaraba kugira ngo mugaruke, kugira ngo tugaruke, nayo tugaruke. Abantu barangije banga kumva, baziba amatwi. Ariko kuziba amatwi ntibyatumye Imana idakora icyo yagombaga gukora. Kuziba amatwi ntibyatumye Imana idahana. Imana yigeze intuma irambwira ngo nimbwire abashumba, ngo irabona amakote na karuvati kabura abantu. Irabona urukoba, ikabona umuntu yambaye urukoba ashyizeho kositimu nziza, ariko yajya kureba umuntu umwe imbere muri iyo myenda ikamubura, ikabona ni amakote arimo yigendera, ni agakositimu karimo kigendera. Imana yacu tugirire neza. Ubwo butumwa buriho, Imana yarabumpaye, kandi buri ku macano amwe ari kuri YouTube. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo nimba sakuza igisakuzo kivuga ngo nzapfa nzakira simbizi. Iyo ugiye kukica cyangwa se kugisobanura bavuga ngo ni akanyoni karitse ku nzira. Imana irambwira ngo abashumba bamwe bagiye kumera nk'akanyoni karitse ku nzira. Irambwira ngo kandi mbasobanurire ko akanyoni karitse ku nzira katamenya yuko buri buke, nta nubwo kamenya yuko buri bwire. Ikintu cyose kinyuze muri iyo nzira gishobora kugahungabanya. Gateye amagi, icyanyura aho ngaho gishobora kuyahungabanya. Kagize utwana, icyanyura aho ngaho gishobora kuduhungabanya. Ni ukuvuga ngo nta cyizere iriya nyoni yaritse ku nzira ifite. Ihora ivuga iti niba bucya simbizi, niba buri bwire simbizi. None bamwe, icyo gihe irambwira ngo bamwe muri mwe bameze nk'abantu bari ku nzira bateze bisi, kandi iyo bisi bari kuyijyamo ntibazi aho iri kubajyana. Donc bari ku nzira nk'aka kanyoni, bisi ni inzira ahagarara bagera, kuko n'aka kanyoni uwaza agakubita icyari gahita ko karaguruka iyo gashoboye kuguruka, ariko ibirimo imbere birangirika. Niba harimo amagi arangirika, niba harimo utwana ntituzi kuguruka turangirika. Imana itugirire neza. Akanyoni karitse ku nzira gateza akaga amagi kateye, gateza n'akaga abana kabyaye. Wumve yuko kwarika ku nzira ari icyaha gikomeye, gifite ingaruka ku bintu byose biri mu cyari, kandi gafite n'ingaruka ku bagenzi bigendera. Karababangamiye, icyari kirababangamiye. Sinzi niba wari wabona inzira inyoni zaritse mu giti kiri ku nzira, ugenda ziri kunya zimanura amabyi, aho rimwe na rimwe akagwa ku bantu, mbese abana bahagera bagatera amabuye kugira ngo inyoni ziguruke. Mbese usanga iyo nyoni yaritse ku nzira nta suku igira. Muzarebe ahantu hose haritse ibyari biri ku nzira, uzasanga hasi hose ari umwanda. Iyo rero umuntu abaye nk'ako kanyoni, ni ukuvuga ngo ni imyanda yigendera iri aho ngaho. Imana itugirire neza. Ni amagambo akomeye mwabwiwe, ariko birashoboka ko abantu bamwe batayaha agaciro. Cyakoze si abashumba bose bameze gutyo, ni bamwe, kuko hari abo Imana yemera kandi yishimira umurimo bari gukora uyu munsi, kubera ko hari abantu bari kuniha, hari abantu bari gusenga, hari abantu bari kwinginga, hari abantu bari guhendahenda Imana, hari abantu bari guhendahenda Imana. Babashumba, nimukomere, Imana irabazi kandi irabashyigikiye, kandi iri mu ruhande rwanyu, kandi izabana namwe, kandi izabashyigikira, kandi izabahemba,
kuko Imana ije guhana no guhemba. Ariko abari ku rundi ruhande, abo ngabo biremeye ibigirwamana, ntabwo batinya gusenga ibigirwamana ngo babisengeshe n'abandi, batume n'abandi babiyoboka. Umuntu yaraje mu rusengero yiribwira ngo abantu basenga Imana, yarangiza agasanga bari gusenga Imana mu mayeri, ariko bakabatwara umutima. Imana itugirire neza. Muribuka wa mupfumu witwaga Simoni abwira intumwa ngo nanjye ngo nimumpe kuri izo mpano zanyu, ngo nanjye njye mbasha gukora ibyo ngibyo. Yarasanzwe ari umupfumu, ari umukonikoni, akora iby'abakonikoni. Abonye iby'intumwa zikoze abona ni special, aravuga ati ibi bintu babimpaye nanjye nkabifatanya n'ibi ngibi, noneho nabigitangaza. Ngo azana amafaranga, dore ifeza nizo zikoze ku bantu. Ubutunzi abantu barimo gushaka bubi na bwiza nibwo bukoze ku bantu. Icyubahiro abantu bari gushaka bubi na bwiza nicyo gikoze ku bantu. Sha bugufi, icyubahiro ni cy'Imana. Yewe niba umushumba, niba ufite aho uhuriye n'ijambo ry'Imana, niba ufite aho uhuriye n'umuhamagaro w'Imana, ca bugufi, icyubahiro ni cy'Imana. Ca bugufi, ariko ubundi waciye bugufi, ko abantu bose baciye bugufi Imana ijya ibazamura. Yes, hari aho wavuye, birashoboka ko watangiye uca bugufi, ariko ifaranga ritangiye kuza. Buri ifaranga ni ikintu kimwe, rihindura umuntu mu kanya gato, ntiwongere kumumenya niba yariho. Agahindura isura, agahindura kandi akabishyiramo imbaraga kugira ngo atazamenyekana yuko ari wa wundi wari hariya. Ariko hari abo Imana yakuye ku cyaro, tukavuga ngo gikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma. Ukura ku cyavu Mana ukicazanya n'ibikomangoma. Igakura umuntu ku cyavu ikamwicazanya n'ibikomangoma. Igakura umuntu ku gasonga bugari, kakandi umenya kagurishana, yarangiza ikamutereka mu ntebe ya yindi yizengurutse, ntabwo nzi uko igura, akajya yicara yizengurutse, noneho bikazageraho ntaba akizengurutse ubwe, ahubwo intebe ikaba ariyo imuzengurutse. Intebe akaba ariyo imuzengurutsa, umutima we ukazenguruka, yarangiza agatangira kuzamura intugu, agatangira kwikakaza, ati burya nageze iyonge. Awapi, ibyo ngibyo Imana ije kubikuraho. Ni akanyoni karitse ku nzira, uri akanyoni karitse ku nzira, urateze, bisi iraje kandi ntabwo uzabikujyana. Imana itugirire neza. Imana ije guhana no guhemba. Yemwe musubire ku nyigisho ya mbere, musubire ku gakiza ka mbere, musubire ku gatanga ka mbere, kandi Imana irigarura. Byange kuba nk'akanyoni karitse ku nzira. Subira ku muhamagaro wawe wa mbere, garukira Uwiteka. Abisiraheli iyo bageraga mu byago no mu makuba, bagarukiraga Imana, bakambara ibigunira, bakitera ivu mu mutwe, barangiza bagahamagara Imana ngo bakiyiriza, bakiriza umunsi bahamagara Imana, Imana nayo ikicecekera, bagahamagara Imana ikicecekera. Ngo nuko bikagera ahantu binginga, bakinginga Imana, Uwiteka Imana, twaracumuye, twarakubabaje, twaguteye agahinda, twaguteye intimba. Imana ikicecekera.
ngo nuko none bakagera igihe cyo guhendahenda bakarira bakaboroga, bati Uwiteka twumve, Uwiteka tubabare, Uwiteka tugarukeho. Ngo nuko Imana ikemera guhendahenda, yarangiza igaca inkoni zabo, ikabagirira imbabazi, ikababwira ngo kuko mbonye guca bugufi kwanyu, umutima wanyu winginga, umutima wanyu uhendahenda, ndabumvise ngiye kubakorera iki ngiki. Imana itugirire neza. Nuba akanyoni karitse ku nzira, ko Imana yadutumye kwije gukora ububyutse, kwije gutanga ububyutse, kandi ububyutse bwaratangiye, kuko igihe hari abantu bari gusenga bya bindi n'amavi agenda agakoboka kubera gusenga Imana. Amaso yabo yarakobotse kubera gusenga Imana, inda zafatanye n'umugongo kubera gusenga Imana. Barimo barasenga Imana kandi haraza guturikamo ububyutse bukomeye. Nubararitse ku nzira, ububyutse buzaza, bisi yarakujyanye. Nuko Imana yantumye, bisi yarakujyanye. Imana itugirire neza. Abatambyi nibo bantu ba mbere babaye nyambere mu gutanga Yesu. Nibo bamujyanye boshya rubanda, babwira Pilato ngo mubambe, babwira abaturage ngo nimuvuge bamubambe. Kandi na nyuma yaho bamaze kumwica, nibo babaye ba nyambere bo gukurikirana intumwa ze. Imana itugirire neza. Iyo ugiye mu byakozwe n'intumwa, aho abigishwa bigishije, hanyuma abatambyi bakabashyira mu nzu y'imbohe, ngo nuko marayika n'ibice 5, ngo nuko marayika araza arabakingurira, arababwira ati rata abatambyi tuzabagire gute? Mugende mujye mu rusengero mwigisha abantu ijambo ry'Imana. Abigishwa bose barasohoka bajya mu rusengero, mu isinagoge, bigisha ijambo ry'Imana. Abarinzi ntibamenya ko abantu bagiye. Ngo mu gitondo rero reka abatambyi bazigogonore, bavuge bati muzane ba bantu tubakoresha ibyo dushaka. Ngo bagezeyo basanga uko abarinzi bagomba guhagarara niko bahagaze, basanga uko inzugi bazifunze niko zifunze, ariko babura umuntu n'umwe. Baraza babwira abatambyi, baravuga ngo uko abarinzi bagomba kurinda niko bari, inzugi uko zari zifunze niko zifunze, kandi nta bantu barimo. Ngo nuko umuntu umwe araza arabwira ati rero ba bantu muri gushaka bari mu isinagogi bari kwigisha ijambo ry'Imana. Nuko ngo abantu barumirwa, abatambyi barumirwa, vuga ati aba bantu tuzabagira gute? Imana itugirire neza. Ariko ngo umugabo witwaga Mariye arabwira ati rero mw'abantu mwe mwitonde, bitagaragara ko murwanya Imana. Aba bantu niba koko ibyo bakora byaravuye ku Mana, ntabwo muzabashobora. Ariko niba bitaravuye ku Mana, bazagenda nk'uko n'abandi bagiye. Aba ingero z'abantu batangiye bayita ibitangaza, hanyuma ngo barabica, barangije kubica amateka arizinga, ngo abantu babo baratatana. Ariko arababwira ati mwitonde, umugabo w'ubwenge. Gamariyeli yari umugabo w'ubwenge, kandi ngo abantu benshi bigiye ku birenge bye. Umugabo w'ubwenge, umushumba w'ubwenge. N'uyu munsi dufite abashumba b'ubwenge, Imana irababitse, kandi nimuhumure. Uwiteka Imana azi amazina yanyu, kandi aje kubashyira hejuru, kandi aje kubahemba, kandi Imana ishimwe kuko muzabona ibihembo byanyu ngororano. Ariko abaritse ku nzira, bisi urumva murateze. Imana itugirire neza cyane. Rero Imana
irifuza ko yemwe bantu mwahinduye iby'Imana mukabihindura akamenyero, yemwe bantu, yemwe bashumba mwavangavanze iby'Imana, mukuri ibishimwa mu bigabo, muhindure umuvuno, musenge Imana ihoraho, mupfukame hasi, muririre Uwiteka, mumubwire ngo icyubahiro cyawe twari twaragitwaye kandi twari twarakiyambitse nk'imyambaro, ariko uyu munsi turubaraye tugusubije icyubahiro cyawe Mana. Icyubahiro ni icyawe iteka ryose. Ni ukuri dore akayunguruzo kari kuyunguru, twahoze tuvuga intara ariko noneho dore akayunguruzo, n'ubwo butumwa bw'akayunguruzo nabwo burahari. Ubutumwa bw'akayunguruzo Imana iri kuyungurura. Buriya intara hari utuntu dushobora gucika, ariko akayunguruzo ko murabizi ko gafite utwenge duto cyane, ko nta kintu cyapfa kugacika. Akayunguruzo kari imbere yawe, akayunguruzo kari kuyungurura kugira ngo gatandukanye imyanda n'ibizima. Imana itugirire neza. Rero batambyi, namwe bigisha, uyu munsi Imana yongeye kudukebura kugira ngo twongere tugaruke mu nzira dukwiriye kubamo, dukwiriye kugendamo, dukwiye gukoreramo. Uyu munsi abizeye ibigirwamana akaba ari byo bari kuvuga ngo biri kudukorera umuti, byabahaye ubutunzi, uyu munsi barumva bafite ahantu bageze, ariko ibyo byose imbere y'Uwiteka ni zeru. Imana yabikubye na zeru, irongera irabikuba na zeru. Fata zeru ukube zeru, birabyara zeru. Ariko nufata rimwe ugakuba rimwe, birabyara rimwe. Kandi rimwe, iyo ufashe umugabo n'umugore ukabateranya babyara rimwe. Imana itugirire neza. Ikintu cyose kijya kubaho gihera kuri rimwe, ariko nta kintu gihera kuri zeru. Imana itugirire neza cyane. Imana yandika rimwe ikongeraho indi mibare, ariko ufashe zeru ukongeraho indi mibare, zeru, fata zeru wongeraho rimwe, wongeraho kabiri, wongeraho gatatu, wongeraho kane, wongeraho gatanu, wongeraho gatandatu, wongeraho karindwi, wongeraho umunani, wongeraho icyenda, umbwire umubare uri bubone. Sibyo? Cyangwa se fata ubusa ugabanya abantu. Ikiganza cyawe kiri mu busa, ngaho imbere yawe hari abantu 10, ngaho ngabanyiriza abo bantu ubwo busa bwawe. Urabaha iki? Urafata mu ntoki ukure mu busa, ushyire mu ntoki z'uwa mbere ubusa, wongere ufate mu ntoki ukure mu busa, ushyire mu biganza by'uwa kabiri, uwa gatatu. Arabona iki? Uwo muntu abonye iki? Ahawe iki? Imana itugirire neza. Ibikorwa byanyu yemwe mwimuye Imana mukayisimbuza ibigirwamana, Imana yabikubye na zeru, kandi none ije kubita hasi, kandi murabibonye. Imana itugirire neza. Abambaye icyubahiro cy'Imana mukibagirwa ko Imana ari umuremyi w'ijuru n'isi, ihoraho iteka ryose. Twebwe turi abantu bapfa, abantu b'igihe gito, mugafata icyubahiro cyabo mukacyambara zeru. Abashayisha mu byo bishakiye bakagushana barya batoya, yemwe mugarukira aho ngaho. Imana ijya yemera kwingingwa, Imana ijya yemera guhendahendwa. Ni ukuri nta cyaha Imana itababarira. Na cya gisambo cyari ku musaraba rwose kiri mu gihano ku musaraba, cyabwiye Yesu kiti rata, nugera mu bwami bwawe unyibuke. Kirihana, cyicisha bugufi, kiravuga ngo yewe yewe, twebwe tuzize ibyo twakoze, turi abanyabyaha. None ntutinya n'umwana w'Imana? We nta kibi yakoze, azize ubusa, none uri no kumugerekaho ibitutsi. Ati rata, nugera mu bwami bwawe unyibuke, uzanyibuke. Yesu ahita amubwira ngo humura, mu kanya turaba turi kumwe muri paradizo y'Imana.
hari ububyutse Imana ije gukora. Hahirwa umuntu uzabubamo, hahirwa umuntu uzabubamo. Uwo ni umunyamahirwe, uwo ni umunyamugisha, kandi ububyutse bwo buraje, bwavuzwe kera, kandi hari abantu bari kuniha ku bw'ubwo bubyutse, kandi hari abantu bari kuniha, kandi Imana yarabumvise, yagennye ko ubwo bubyutse bugomba kuba, kugira ngo Imana igaragaze ko ari Imana, kugira ngo Imana igaragaze ubushobozi bwayo, kugira ngo n'abatayizeraga bayizere, kugira ngo n'abatari bazi ko ibaho babimenye, yewe n'umwana uri mu nda azamenya yuko Imana ibaho, ndetse abantu bazasenga Imana, ndetse bazavuga ngo ariko kuki Imana tutakumenye kare ngo tugukorere, bavuge bati izi byeri twanyoye kuki tutakumenye kare ngo twirinde hakiri kare, ubu busambanyi twagiyemo kuki tutakumenye kare ngo twirinde ubu busambanyi, ubu bujura twagiyemo kuki tutakumenye kare Mana kugira ngo twirinde ibi ngibi, ubu bwicanyi twagiyemo kuki tutakumenye kare Mana kugira ngo ibi tubyirinde. Icyo gihe bizaba ari byiza pe, kandi bizaba ari byiza, kandi ndagukumbuje Imana itugirire neza, kugira ngo tuzabane muri ubwo bubyutse, kugira ngo tuzabanemo, kugira ngo natwe tuzabuboneshe amaso yacu. Imana itwongerera iminsi yo kurama, Imana itwongerera iminsi yo kubaho, kugira ngo uwo munsi ni ukuri uzaba wubashywe n'Imana muri ibi bihugu byacu, uzakubera umunsi w'umugisha, wowe n'abawe ntacyo mutakaje, ahubwo mwungukiye ku Uwiteka Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Imana yari iri kudukebura ngo tugaruke twibuke umuhamagaro wacu wa mbere, kugira ngo tudakomeza kumera nk'abagaratiya. Pawulo yabwiye arababwira ngo yemwe bagaratiya b'abapfapfa, ngo ninde wabarozi? Yemwe bagaratiya b'abapfapfa, ninde wabarozi? Kuki ibya nyuma byanyu bibaye bibi kurusha ibya mbere? Mwatangije iby'umwuka, none muherutse iby'umubiri. Uyu munsi abo bashumba Imana iri kudutumaho batangije iby'umwuka, none baherukije iby'umubiri, kandi Imana nibasanga mu by'umubiri ni ba bandi bateze, ni ba bandi bari muri bya byari byaritse ku nzira, imodoka iraje ihite, kuko bateze bisi, kandi bisi iraje. Imana itugirire neza, Imana ihabwe icyubahiro, mugire amahoro y'Imana, kandi Imana ikomeze kubarinda. Amen.